Ndagusuje cyane wowe mukunzi wa Lamuka TV, ndagusuje wowe wamaje gukora subscribe ukaba umunyamuryango. Murabizira nkuko twabasezeranyije no kubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye, tukabagirira henshi hagiye hatandukanye. Uyu munsi nta kindi kirere kivugwa ni inkuru yo mu kino wahozaga ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya APR FC aho bari barimo bahatanira hano ihuye. Birangira igitego ari kimwe kuri kimwe gusa. Murabizi ku mpande zombi haba ku bafana hari byinshi baba bagiye bavuga, haba ku bafana ba APR FC mbere ko umukino utangira hari byinshi bavuze, hari ibyo batangaje ngira ngo muraje mu bikurikirane, ndetse no mukino usoreje hari byinshi abafana ba Mukura Victory Sport batangaje no mu byishimo byinshi cyane. Ngira ngo mureka dutangirane n'abafana ba APR FC mbere ko umukino utangira, mwumve uburyo kibari biteze umukino, uburyo kiba batekerezaga kuri bugendemo. Bakunzi ba Lamuka TV mwireho, uyu munsi muzikora umunsi ukomeye cyane, umunsi APR igiye gukirana Mukura. Abandi kumwe n'abafana ba Mukura abafana ba APR batangira batwibwira nitwo kwizera ekeye igitego byiringiro bage, ntabwo bana bifite kuko Mukura nayo irabizi. Nanjye nitwa Mutoni wa Sekarisi, nkaba nurutse Iburasirazuba aho bita Nyagatare. Ubu waturutse i Nyagatare uje gufana APR? Yego. Nkuko mubibona rero ni abafana bakomeye b'imena ba ekipe ya APR, bafite intego yo kuza gutsinda agasuzuguro kagasenyi nitugashaka muri uru Rwanda. Agasuzuguro kagasenyi nitugashaka muri uru Rwanda. Umva nkubwire bro, ubundi ikipe ya Mukura iyi ni ikipe y'abana kuri twe, sibyo? Muri uru Rwanda duhangana na Gasenyi gusa, ubundi ubu tuba turi mu myitozo, sibyo? Ntabwo ubusa Mukura koko mbwisukuri ni abana kuri twe, ubu twajya guhangana nabo n'ubu niyo twatsindwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo reka tureke abana bacu bishime. Ariko murakeka ko mushobora gutsinda? Cyane kumva nkubwira inshuti yanjye, wari wabona umwana wihagarika ku kabari niba yabona imbwa igasiba, cyangwa wari wabona imbwa igasiba? Umva bro, reka nkubwire, ubuse imbwa iraza kuba ari iyihe? Imbwa ni Mukura, irabizi ko igomba kuguguna amagufwa. Ikintu cya mbere batsinda ko Mukura kudutsinda birashoboka, nka kwa kundi umugabo agwa nyine abantu bakavuga ngo ntako atari yagize, ariko Mukura mu myaka yose imaze yatanze APR kubaho, ntabwo ndabona aho Mukura itsinda APR arere tu. Reka tumuririmbira akaririmbo kamwe. Buryo murayo no kubita umugore akakana najye kumureba, ahorana ikibanda munsi y'igitanda mu byakora byose, aharanira kubimbwa mu muryango. Ubundi ikipe mu Rwanda nimwe duhanganye ni Rayon Sport, kandi igomba kubanza hasi tukajya hejuru muri iyi si muri uru Rwanda. Ako mbwisa ukuri bro, uretse Arsenal yatsinze imikino 49 mu Rwanda, ngini ndi kipe yatsinze ku isi imikino 49 cyangwa 50, dore ngiyi ndayamba. Ese ni iyi kipe yaba yarabatesheje amanota? Ikipe yadutesheje amanota? Yes, ni Mukura. Mukura niyo yaduhagaritse, ariko nyine ni kwa kundi tugomba kuba n'ubundi ugura indege igashya. Nuko umwana yakumbuye iki? Umuceri. Turabizi ko abana benshi mu gihugu bakunda umuceri, ubaha umwanya bakarya umuceri bakawuhaga, urumva? Ntabwo twebwe kuba Mukura yadutsinda, ni nk'uko twabwira umwana tumva ukumbuye iki tukiguhe. Ntabwo rero numva nkubwira ubundi ikipe ku isi hose duhangana mu cyeba yacu ni Rayon Sport. Twebwe turama, dore ngiyi namba y'iyo jezi yanditseho ngo iki? 50. Niba uzi gusoma imikino 50, mbwira ikipe ku isi yatsinze imikino 50 itaratsinda ni ye. Ndumva rero impaka ziri buze kurangirira mu kibuga,
byaba byiza twongeye guhura umupira urangiye ariko se Mukura nibatsinda nk'Inyagatare uragenda umeze ute? Njyewe umva nkubwire navuye Nyagatare nje gufana APR FC ndayikunda sindi n'umufana njye ndi umukunzi w'ikipe sibyo buryo murayo ukubita umugore akawukana nanjye kumusura ahorana ikibanda munsi y'igitanda mu byakora byose ahoranira kubimbwa mu muryango muri aperi tupa aperi ndayemera ndayemera aperi ndayemera muri iyi si uretse arisa njyewe ubundi nta kipe y'abasivili fana de ganasi na aperi uzarebe muri iyi si aperi yatsinze imikino 50 Arsenal itsinda 49 murakoze cyane abiyobera rero impaka zirarangira mu kanya niba Mukura bwongere kugaragaza ubutwari cyangwa se niba APR umanuka i Kigali yishimye turamanuka amakuru ufite nuko Mukura biteguye kandi ngo ushaka kuza kubatsinda oya Mukura niyo yazaza guhura umukino uragiye tukareba uko Mukura niyo yatirana rero muravangamo murakoze nkuko rero twakomeje tubibabwira ubu ikipe ya Mukura yongeye kwihaniza APR ni nko kwihaniza kuko abafana ba APR bamaze kuvuga yuko rwose ngo bari butsinde Mukura ariko ndi kumwe n'abafana b'Imena ba Mukura nagira ngo batangire babibwira yitwa Mana Theogene Giaye Makibirizi. Okay na ewana najya mbabwira nanjye nitwa Niringimana Jean Baptiste ntuyikibirizi ariko najya mbabwira gahunda ni yayindi no gukubita APR tupa ndani gahunda ni yayindi twanyaguza nje nitwa Sugirire Neke imevese ku mutima Kibirizi Fan Club. Nitwa Ndayamaje Jean Dodier gahunda ni imwe no gukubita APR vuba nta nibirenze. Nirihe banga mufite muri iyi minsi nk'abafana uri gutuma ikipe yanyu ihagaze neza? Banga dufite turagendera ku mugambo umwe ikipe izaza yose tuzayitsinda iryo banga dufite. Ati ikipe izaza tuzayitsinda. Mwakiriye gute iby'uyu munsi? Iby'uno munsi kireka umusifuzi waje gushyiramo akana ko mu gice cya kabiri ubona yagerageje ko mu gice cya mbere yadukashije ariko jewe numva APR na Rayon Sports ni ibintu bisanzwe nta mikinire yabo kireka ibya bindi by'abasifuzi ariko wabonye igice cya kabiri ko umusifuzi twebwe twamukashije tukavuga ariko wabonye ko asifuye neza kabonye ko twanayirushije APR rwose pe natwe tugaragara APR twayirushije namwe kandi mwabonye mu kibuga mu gice cya kabiri twayirushije. Nk'abafana se muri iyi minsi muhagaze mute ku rwego rw'imifanire ku rwego rw'igihugu cyangwa se hano mu karere? APR ni ukuvuga ngo APR iracyaciriritse kuko Mukura ni ikipe y'ubugombe. Mukura ubu aka kanya uvuze ngo ikipe imaze imikino 7 itaratsindwa ya mbere ihagaze ni Mukura ni ikipe y'ubugombe irakomeye pe apana biriya bya APR buriya hantu nakwerekera ko APR yoroshye. Reka turebe ku ruhando mpuzamahanga APR aka kanya umunsi wa none iyo isohotse ntabwo irenga ku munota wa mbere ariko reka turebe ikipe yageze ahantu kure hashoboka. Ikipe yageze ahantu hashoboka hambere ni Rayon Sports, ikipe ya kabiri ni Mukura ni ikipe ikomeye. Rayon Sports ni bya bindi byo mu Rwanda bya bindi byagurya ariko najya mu bwizukuri Rayon Sports na APR nako ntago ari ikipe ikomeye. APR nta kipe irimo no kuyibira ariko aka kanya mu bwizukuri niba nawe wabonye umupira twakiriye mu gice cya kabiri bagerageje gushaka amafuteri yose ariko ntibyakunda ariko najya mu bwizukuri Mukura ni ikipe y'ubukombe irashoboye. Mukura ni ikipe ubundi buryo nabikubwiramo Mukura gahunda ni yayindi tupa ndani amahindura ya Mukura tujya tuvuga abantu batazabagira ngo ni bya bindi abantu bavango Mukura ngo ibiki n'ibiki ariko Mukura irashoboye tujya tubabwira ngo Mukura irashoboye gahunda ni yayindi tupa ndani. Ese nk'abafana nta kamorari mwakereka abantu babakurikiye? Aba data byonyine gusa oroyanje rwambe pese oroyanje murabona rero ko Mukura abafana bayo
ihagaze barimo barimba Turuyange ni na mesaje bari guha ikipe zindi zizabasha gukurikira iyi kipe rwose ikaba ifite abafana tujya tubivuga ko ariyo ekipe ifite abafana ya kabiri kuri Rayon Sports abantu bakakubyemera ariko uyu munsi biba byerekanye gahunda ni yindi kurya tupa ndani kutupa ndani toka mwebwe FC Oroyange we gahunda ni yindi mwabiyumviye rero abafana ba Mukura ko Mukura nta kipe ishobora kuzongera kuyitsindira hano ubwo turi kumwe twashimiye abakurikiye ikiganiro cya Ramuka TV murakoze.